ese we biramunejeje umugabo ngana kuriya wo guhagarara agatega amaboko kugira ngo ategere amashyi abantu bamuhe ibyo birigiye yewe nshobora kuregewe ntago wenda nakwemeranya nawe ntago nakwemeranya impamvu nakwemeranya nawe numva ari byiza ko baravuga ngo nyiri kirimi kibi yatanze umurozi gupfa atazongera ese kuba uyu munsi ageze ku rwego atizigamiye ibirenze akaba ageze ku rwego nguse ruhasaba ese koko ni yicenshura niba yarabajyanye abagore ubundi jipo zitera umwaku abagore batera umwaku baranasaho ariko wa wundi uzana ku mugoroba atera umwaku bisa nko kurongora nyoko batera umwaku ko arasahura azatujyango abantu bose bari hejuru nudasanga baraguye ku majipo zangaye bose bari bafite amafaranga bose wabona ukabona ko atakena na majipo kandi kikoreka ko umugore atera umwaka wariyubaka akagusahura ariko ashobora guhomba aho embe ashobora kuba ari n'umwaku cyangwa se ari karande samusura akaba afite karande y'ubukene buriya ntabwo wafata umuntu wize wakoje hari nuzi gutegara akajya gusabira mu mahanga bose barasaba yego kwe gushakira guhombya kugira ngo kwigara ko baraguhamagaye ukanga yarakuriye ukanga yenzi kagiye ibintu shira hari ukaza niyo ukomeje ukensista hari igihe nabwo nibyo ushoye nabyo byongera bigashya hari igihe kigera kugira ngo umenye inshuti hari ibigeragezo bikuza kugira ngo umenye umuntu ugukunda hari umuntu wavuze ariko bari yaravuze nubwo harimo abamuteye amabuye yavuze ati mu burwayi narwaye mu kigerezo nahuye nacyo muri accident nakoze nta muntu nabonye nta muntu turi kumwe usibye imbwa yanjye utekereza ko yagiye kuvuga ngo imbwa ye arwajwe n'imbwa yorohewe arajya kuri kamera muri Mozambique ze arajya abari muri Mozambique yatashye mu gihugu aratahanwa n'icyo udafite miliyoni zingara abona mutegera muzane reko se kuki umuntu ataka ntimumutabare ubwo mukagumya kumworeza ibibombe Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe ibihe byiza cyane kuri mwese abadukunda n'abadukurikira tubashimire cyane by'umwihariko mwese mwakoze subscribe nizere ko mumeze neza cyane ibyo murimo byose ari amahoro kandi niba nanone bitameze neza mu buzima bibaho ihangane ukomere wizere Uwiteka Imana kuko ni udushoboza muri byose turi kumwe na Pastor Fanny ni umushumba w'itorero Getsemani Ministries kandi umushumba mu nshingano bafite inshingano zikomeye cyane zo guhumuriza imitima. Pastor tangira uhumuriza abantu cyangwa se ugira ijambo ubwira abantu batameze neza bagiye gutangirana natwe iki kiganiro bari mu bihe bitaboroheye. Ya ndabashuje mu izina rya Yesu kandi ndanabakomeje kugira ngo mukomere nubwo bitameze neza ariko nyine nyuma bizamera neza nta kure Imana itavana umuntu yego kandi nzi neza ko iyabahaye kuba mukiriho izaba no gusoza umwaka mumeze neza kandi tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara duhura n'ibikomeye duhura n'ibiturwanya ariko ibyo byose Uwiteka turinda muri byose. Mariya niwe yavuze ngo nta kintu na kimwe Imana yananirwa mbese hari cyananiye Imana mu gihe cyashyizweho rero nta cyayinanira. Ni byiza cyane rero tubabwire mwese ngo mukomere kandi turi buze kubana ibintu bikagenda neza cyane. Pastor reka dutangire dusengera Imana by'umwihariko mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kugira ngo tuze kuyoborwa n'Uwiteka Imana. Mana yacu turuje imbere yawe turagushimye turagusabye ngo uturinde kandi uturindire abadukurikiye bose aho baherereye mu mpande zigiye zitandukanye kugira ngo bakomeze. Turasabye kugira ngo imbaraga zawe zitubeho kandi ikiganza cyawe kiza kitubeho abari mu rugendo ugendane nabo abari mu kazi ubarinde n'abari kugisasira ubahe gukira baveho kandi ababuze ubushobozi bw'uburyo bumwe n'ubundi ababuze ubwishyu ababuze amafaranga yo guhaha n'ibindi ibi byose turagusabye kugira ngo bibaremere ubibarengereshe ubakize kuko byose urabishoboye izina rya Yesu amen. Amen.
yego Imana ibahe umugisha cyane mwese muri kumwe natwe muri iki kiganiro kandi turi buze kuza kubana ibintu bikagenda neza cyane. Pastor, uyu munsi twagusuye ahangaha turi ni mu rugo, twicaye mu cyumba cy'amasengesho zihora twicaye mu cyumba cy'amasengesho niho tugiye kuganira. Bitewe nuko imvura yaguye bitewe nuko imvura yaguye twimuye tere ariko ntacyo bitwaye, nari gupfa kubinjizamo ako turejejwe turemewe, ntabwo twaba tuzanye n'umushumba ngo tubure kuba iryo jambo ndemewe mwe muryigije sivyo, ntabwo ibintu byose babyemewe ubwo mugomba gukwetura. Yego ni byiza cyane. Uyu munsi ufata gute ubuzima abantu babamo? Uyu munsi mu isengesho wasenze numvishe usenyamo abantu bagendanye n'abantu bagiye bahura n'ibibazo by'ubukene, uyu munsi ubifata gute? Ntago nzi ikibazo mbajije uburyo kinyuranyuranyijemo, ariko ubuzima umuntu abayemo hari ubuzima bw'umuntu ku giti cye yubatse, hari n'ubuzima yubakiwe n'abandi, hari n'ubuzima buvangavanze aba yagiye by'imvange. Bivuga ngo hari ubuzima bwawe uba wariyubakiye bitewe n'uko uba warateguye ibintu byawe by'ejo hazaza, ugategura ukanateganya ukavuga uti ahari nta wamenya ejo bizagenda gutya. Ubwo ni ubuzima uwo bwawe uba wariyubakiye, kandi ubwo buzima iyo wabwiyubakiye ibyo ugenda ucamo byose yego ngo no bufata kuvuga gute? ubuzima umuntu aba yateguye ku giti cye, kuvuga ngo bwaba bwiza aba afite ukuntu yabiteganyije, noneho akagira mu gihe agezemo gikomeye akavuga ati kubera ko nateganyije ibi n'ibi, akamenya n'uburyo agomba kubyitwaramo. Hakaba rero n'ubuzima nanone buba bwarateguwe n'abandi. Ni wa muntu wateguye yumva mu buzima agomba kubaho ari uko hari abandi bantu babigizemo uruhare, bakabaho ari uko yaguriwe umwenda, yahawe akazi runaka, bamuboneye akazi kashira akicara akaryama akaryenda agashira kongera akamufata. Aho rero niho asoza ajya kwiba, kubera ko yakoze ntiyigeze ateganya cyangwa se yabaye mu buzima ategure n'abandi. Hakaba n'ubuzima bw'imvange rero. Ubuzima bw'imvange ni bwa buzima wowe ubwawe utegura, haza undi muntu nakaguhindurira, none ntugire icyerekezo cy'ubuzima bwawe, ahubwo ukavanga kwitegurira, ukavanga no kurya iby'abandi, none ukagera igihe imbere gato bikagushobereka ku bantu imvange, ari byo twita yandyo bita gatogo. Ugafata amateke ukavanga n'ibihaza, ukavanga n'ibijumba, ubuzima bukagucanga ukabura nawe ushobora kubuvangura. Iyo ushaje rero niyo mpamvu mu gusaza kwawe cyangwa ugeze mu bihe bikomeye kubera ko bivangavanze, nibwo wisanga ari byo byanavuga ngo umuntu ashaje nabi, ashaje yanduranya, ibi bintu wabyizaniye, ugasaza uri mu bihe byo kwicuza. Yego ibi ngibi mbikubajije nyuma y'ibigaragaye kuri social media. Abantu barabizi ko kuri social media harigaragara ibintu bimwe bitandukanye. Kuba nafata umwanya nka pastor nkabikubazaho ntacyo bitwaye cyane, by'umwihariko kuko ibyo mba mbihereyeho ku ruhande rimwe, kuko hari abadiscuss cyangwa se bavugaho ati abakozi b'Imana cyangwa se umuntu wese kuvuga kuri iki kintu. Ariko rimwe na rimwe bibishuri, kuko ibi biganiro hari benshi bifasha, hari benshi byigisha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ni nyuma y'iminsi mike hagaragaye inkuru y'umugabo witwa Samusure, ni izina ryamenyekanye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se bamufataga nka Makuta, akinanaga n'umugabo witwa Sekaganda Kayise buri koko Papa Sava. Ni inkuru yagiye hanze, navuga ko arimo arasabiriza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Abantu bagwa mu kantu baratungurwa. Nawe iyi nkuru warayibonye, ibintu ukibona inkuru nicyo kintu watekereje Pastor? Urakoze. Cyambere navuga kamvuga kuri Makuta ko ni filime narebaga. Filime narebaga biza no guhagarara numva birambabaje, bitewe nuko nkunda kureba udufilime nk'utwo, kuko ndukuramo inyigisho mu buzima busanzwe. Akenshi bakina
ari byo yakorana na Papa Sava ubona bageze mu cyiciro cyo kujya kwiga abagabo bahaguruka kujya kwiga ni icyerekana baba bashaka na Ramazani kwigisha abantu ko umuntu nta gihe gishobora gushira cyarenga kwiga ariko nanone kwiga ntabwo garuka nguze kunywa mitsingi ugomba kumenya ko uri ku ntebe y'ishuri rero akeshi tutuma ngenda nigamo ibintu byinshi nk'umuntu uba mu muryango ukora bana n'urubyiruko bituma hari ibyo mbasha kugenda mfasha kuba rero filime ya Makuta narayibonye ngira ngo muheruka kera ngira ngo urubuko nigeze gutaha nibwo muheruka yabaye MC ahantu tari buvuge nyuma rero ejo bundi nabonye icyo kiganiro nakibonye ariko banza gusa nkaho ntabitinzeho mbonye ku ma status y'abantu mbona marinki ariko numva nago bitinzeho kuko ibintu byo kuri the social media kesha ari ibintu utajya utindaho bitewe nuko hari igihe abantu biyitirira ikintu runaka hari buryo rero nabuze se kuko byashoboka ariko nanone biranashoboka ariko nkonya nka nibaze se yaba ari we cyangwa ni kwa kundi abastari namenye ko iyo bashaka kugaruka mu kibuga bakora akantu ubundi bakarekana ko rwose bagahita binje bagakora ushobora ko ari filime ashaka gusohora rero ni ubwo buryo bubiri kwibaza ko wenda atari byo bitewe n'abari babimwiyitirira nkuko twese batwiyitirira amazina yacu bagakora ibitari ngombwa nawe rero numva ko ari byo bashatse kugira ngo bamwiyitirire cyangwa se ari filime nabashaka gukina ibintu sinzi uburyo turi buze kubyita ibintu bigendanye n'ubutekamutwe bwamaze kwaduka kuri iyi mihanda ya YouTube cyangwa se kuri social media reka iki kintu reka nze kuza kugiheraho cy'abantu basigaye bitirira abantu b'abakozi b'Imana ugasanga umuntu afashe nimero aranditse cyangwa se afashe profile ya Pastor Fanny akoresha akaba nimero yawe yifite gukurikira akupostinza akagapostinga stati yawe akaba yifite profile yawe yifite ugasanga akajya yandikira abantu ati ni Pastor Fanny gutya na gutya ibintu bimeze uko ataka pesa cyangwa se akabashuka mu bundi buryo bituma bimwinjiriza ubwo no uburyo bwa mbere wenda uzabisobanura cyangwa se ari cyo uri buze kuza no kubivugaho uko bakunze gukoresha cyane cyane nimero z'abakozi b'Imana abantu bazi ko bagirirwa icyizere uko abazi ko Pastor Fanny afite abantu benshi bamugira icyizere akamwandikira akamubwira ibintu n'ibi cyangwa se mu buryo bwo gusengana akambwatara ibintu netswe ku buzima bwawe bimeze uku ni Imana yabinyeretse ati gutya na gutyo ugasanga mukweha amafaranga ibyo ngibyo bifata gute ku ruhande rwawe cyangwa se ubyumvamo iki urakoze cyane Damuru kuko icyo kintu namaze kucyumva numva kiranambabaje ko numenya ko no muba bakoresheje nimero niyange bayikoresheje kandi ndabwira abantu bose bankurikira ngira uko ngenda ngira ukuntu ngende ntabwo njya nkora cyangwa se muvuga ngo ngiye gusengera umuntu indangiza ndendezeho ijambo rivuga ngo mpa amafaranga cyangwa ufite ikibazo iki n'iki rero nasaba umuntu wese uzi ko yaba yarakoresheje nimero yanjye wigaye washatse kunyicira izina kandi igihe ntabwo njya mbikora n'abantu usengana nabo n'abantu mvugana nabo bazi ukuntu mvuga bazi n'uko nganira nabo ntabwo njya nkoresha ijambo ryitwa gusaba gukoresha ijambo ryo gusaba cyangwa nasenganye nawe nkubwe ngo Imana inyeretse ibintu ku buzima keshi jewe iyo Imana inyeretse ibintu ku muntu ndamuhamagara tukasengana nibwo yaba ari hanze turasengana icya kabiri ngira nimero imwe iherwa 604 niyo nimero yanjye ibaruyeho amazina ni umukobwa Epifani ntabwo ari ayandi numusangaho amazina y'abagabo nimusanga amazina yande muzaba barabatuburiye niba ari umuntu babikoze rwose ntabwo ari jewe niba ari watanze ntabwo ari jewe nabeskoro amazina yanjye niyaba ku byangombwa nimero yanjye nimwe kuko ntacyo njya niyagiriza ni MTN ni iyo ngiyo rero kuba hari abantu bakoresha amazina yacu
nabo n'abakozi ba Satani n'abajura ko natwe namenyere ko ari abantu bajya banyandikira akantekera umutwe ngwaje umwana mu bitaro hari nk'umuntu ugize uboneke umutwe ngo rwaje umwana muri sashika ndamubwira agiye reka nze rwose ndaza arambwira ngo akeneye ubwishyu 7 ndabwira nta kibazo jewe ndaza ntabwo 37 ndi buyabure ndaza ariko muhamagaye telefone ndayibura mara umunsi wose narayibuze bivuga ngo ni kesha kohereza message shonjesheje abana ngize gutyo no umuco mubi hanyuma najya mbabwire ngo muba muri muhemuka mwica amazina y'abantu mutwicira amazina ugasanga umuntu akureba nabi ugasanga ari umuntu mwavuganaga mukamutakivugana ukibaza ikintu wamutwaye nta nacyo ugasanga nigeze kugira umuntu muri groupe niyo mpamvu nakunda ibintu by'amagroupe ngira umuntu muri groupe atangira kujya aca inyuma kakabana amafaranga ariko mbimenye mukuramo nibikorwa bino bikorwa dukora byo kujya gufasha abantu kwera amafaranga groupe twabishyizemo agahita bitwara akabyiyitirira hari n'abantu nigeze gusagura ntahaye arangije aragenda bangwara abantu basagutse atangira kujya agenda akoresha ayo mafoto bimenye ndamuhagarika ariko naramubwiye n'undi wigeze uvuga ngo yapfushe atapfushije akuramana amafaranga tujya kubaza aho atuye Gerard za Kimisagara ari mu gihugu cya Omar tugezeyo nabwo arandimangatanye ariko mbona ko byanye mu by'ukuri nagiye mbwira abantu badukurikiye hari uburyo Imana ishobora kuguha kandi utabeshye icya kabiri bura kuvuga ngo urashonje ntago ari ikinego nta nubwo n'igisebo nuwaguseka ko ushonje yaba adagira inda ariko kunane kubeshya ukabeshyira mu izina ry'umuntu ukabeshyira mu izina ry'umuntu ubuhemutse uhemutse rwose ubuhemutse kandi bitari byiza nagira ngo mbwire abantu muragabwe mugano wa mukiga muragabe murarinde mube maso umuntu ntabwe nakubwira ati kana kanduye akoresheje message gusa ataguhamagaye ngo muvugane ntuzamwizere uzamuhamagare muvugane muganire noneho kugira ngo umenye n'uwo ugiye gufasha uwo ari we ibintu byo gukorera mu cyizere abantu babireke ajya abanza baze wa cyizere kuko erega abantu ntago bari umuntu ntago ari mubi yigishwe ko mubi nabandi uyu munsi dushaka kugira neza no gufasha abantu ariko ajya gusanga abantu icumu ushaka gufasha bibaye inyungu y'umuntu umwe kandi nta ruhare nta nicyo yabivunikiyemo ubwo uravunikira ugasanga bya bikorwa byiza umuntu yakoraga byo gufasha byagize imbogamizi biturutse kuki biturutse kuri ba bantu bagiye basenya izina ry'abantu no muco mubi ariko ubundi gufasha kuba wagira neza umuntu ntago ari bibi ni byiza cyane wenda abari ibinyuzemo kugira ngo abantu banasobanukirwe kandi babe banirinda kandi babe maso mu buryo bumwe cyangwa se ubundi twari turi kuri Samusure Makuta rero uburyo wari umuzi n'uburyo wamumenye n'uburyo iyi nkuru ye abantu mbona bayivuzeho byinshi cyane ku bijyanye no kuza kuri no mihanda aje gusabiriza bari kubivugaho ni inkuru wabonye gute by'umwihariko kuri wowe ya urakoze cyane buriya nguhire mu nzu ntadapfunda imitwe numva ari igihe ushobora kureba umuntu buryo umuntu ni mugari aranahishe hari igihe ureba umuntu wareba igihagarara ukareba n'urwego yaragezeho ukavuga ati uyu muntu ntabwo yakagombye kugera kuri iki ntabwo yakagombye gukora ibi ariko mu by'ukuri wajya kure ugasanga ubuzima bwe abayemo n'ubundi ni ubuzima bwa gereza none ukabona kugira ngo agumye ahire mu nzu akavuga ati reka nsohoke rero nari negeze kubona ikiganiro yakoranye na Chita mbere numva avuga ko yagiye muri Mozambique ariko numvaga icyo gihe avuga ko yagiye kwiga ndumva ikiganiro yakoranye na Chita yavuga ko yagiye kwiga kuri ibintu by'amafilimi ndumva ako kantu narakumviseho avuga ko yagiye kwiga bakirebeho ngira ngo kiriho wacita icyambere ibingibi bitaraza avuga ko bamubwira ati Makuta twarakubuze ati byaye nko kujya muri Mozambique ati nagiye kwiga ibintu bijyanye n'uyu murimo nkora amafilime kandi dene rimeze nabi Kigali ndumva nibwo namuherukaga rero iyi nkuru yigisohoka rero wayibonye gute
sinzi nayibonye nkuko bisanzwe nyine numva nyine ko yakubiswe nyine nk'abandi bagabo bose umuntu nkuriye ufite fame nkwiriya birashoboka ko ashobora kuba okay nkurikije ko numvise ko avuga ko yagize ibibazo by'amadeni buriya ideni rimeze nk'agatunzi gatunda kandi katazigama rero kuba ashobora kuba afite filime ingana kuriya ariko cano ingana kuriya ariko atarabereye maso kurinda agakoresha amafaranga y'umurengera bigatuma bimushyira mu kaga tubona abantu bakora business zagutse ariko ugasanga yipashije muremure akoresheje ibintu byose akoze ugasanga ni ideni icyo gihe ntabwo ari ibyawe uri umukozi wa banki iyo rero utishyura boss arakwirukana ariwe banki akagutereza cyamunara cyangwa se ugatoroka yego pastor ibyo gushima tubishime kandi n'ibyo kunenga tubinenge uko rimwe na rimwe hagiye nyine abantu bashobora gukora ibintu cyangwa se n'uyu munsi n'amakomantire abantu bari kugenda bagarukaho bakavuga ati se ubu ngubu Samusure amadeni yafashe yayariye wenyine nta nuwo yahayeho ariko uyu munsi ari kuza gutakira abanyarwanda ngo bamwishyurire ariko damo ahangaha rero ntago ndi bwemeranye n'umuntu uvuga iryo jambo yego uravuze ngo ibyo kunenga tubinenge n'ibyo gushima tubishime ariko nta nubwo twanenga dusesereza gutyo kuko umuntu wese yakora abashaka kwigira kandi iyo ashaka kwigira aba yigira agakora akarya kuko n'ubivuga nawe ararya ariko iyo umuntu ageze mu bihe bikomeye ni ukuvuga ngo ntawe umuntu ashobora gusaba mu gihe ntacyo afite nta gihe afite sibyo none se muganga we ntashobora kuba avura abandi ariko igihe kikagera kandi agatera abantu urushinge bakarakara kanarira akavuga ati tega ngutere siguririza ibiki ariko nawe yarwara baramutera akirukanka rero numva uwo muntu uvuga gutyo n'umushinyaguzi kuba yaba yarayariye akayarya wenyine yariye kuko yakreye ntuza business ye kugira ngo nawe abeho rero kuba uyu munsi ari mu kibazo ntago ariho twahera tuvuga ngo ariho arashanga abantu bamuhe numva twagagombye kumuha ariko tutarengeje irindi jambo ese we biramunejeje umugabo ungana kuriya wo guhagarara agatega amaboko kugira ngo ategere amashyi abantu bamuhe ibyo birigize ahubwo icyo gihe nshobora kuregewe ntago wenda nakwemeranya nawe ntago nakwemeranya nawe numva ari byiza ko baravuga ngo nyiri kirimi kibi yatanze umurozi gupfa numva umuntu yakora icyiza kuko ejo nawe niwe kandi nawe ejo twazavuga iryo jambo kuko mu buzima turakeneranye ahubwo twavuga ngo ese muri iki kibazo ahuye nacyo akuyemo irihe somo nicyo kintu dushobora kureba kuko ikigeragezo cyose cyangwa ikibazo umuntu acamo yaba amadeni ukuramo isomo ushobora kubona kwicaza abana bakoze utukosa runaka warangiza ukabaganiriza wahinza mbere kugira ngo baganirize urabwira ukemura cya kibazo uramubwira uti mwikosa ukwemera irihe somo akavuga ati nkwemera isomo iri ese Makota madeni akuyemo irihe somo ese akuyemo isomo ryo atazongera ese kuba uyu munsi ageze ku rwego atizigamiye ibirenze akaba ageze ku rwego nguse ruhasaba ese koko ni yicenshura ese koko yarayahombeje ese yapfushije ubusa ese yamariye muki ese yaranywereye kuko yajyanye mu bagore n'inzu niba yarabajyanye mu bagore ubundi ijipo zitera umwaku abagore batera umwaku baranasahura kereka umugore wawe niwe uzana umugisha umugore wajyanye mu rugo ukamwita umugore nushaka kuba wamuteruye nubwo waba mwarabuze ati ngo twibanire ariko ukamwita umugore akaba mu rugo rwa atari incoreke atari imaraye atera umugisha ariko wa wundi uzana ku mugoroba atera umwaku bisa nko kurongora nyoko batera umwaku ko arasahura azatujyango abantu bose bari hejuru nudasanga baraguye ku majipo zangaye bose bari bafite amafaranga bose wabona ukabona ko atakena na majipo
kandi kikwereka ko umugore atera umwaka wariyubaka bakagusahura wariyubaka. Abantu nibyo bavuga ko byaba byarabaye kuri Samusure ko cyangwa se ubundi bavuga ati umuntu nka Samusure wakoreye amafaranga kera ari babase buri kokaho bageze nta numwe ugenda n'amaguru, umuntu winjiye muri sinema yimazemo imyaka 20 n'ingahe atarahuye n'abagore yaba ari cye kintu cyamukenesheje kandi nta munsi atarakoraga afite n'utuzi two kwemusinda. Ese bari bose nta bagore bahuye nabo bafite resistance naho nyine niryo ryasomo tuza kureba ko ntago turi mushinje ko we n'abagore ko ntago tubizi, ahubwo ari warakuramo isomo ki mu gihombo. Ariko ashobora guhomba aho embe ashobora kuba ari n'umwaku cyangwa se ari karande. Samusure akaba afite karande y'ubukene. Buriya ntago wafata umuntu wize wakoje mu kibuga ashaka ifaranga yarize ngo uhure n'undi wakubitanye n'amafaranga atarize kandi atari n'umugisha ngo avuge ngo arasenga ngo abirindisha amasengesho ngo uzabanganye. Rero buriya se buri koko ni umuhanga. Ekonomi ni mubi. Nabonye ajya yirukana n'abakinnyi muri filime ye. Muri Papa Sava ajya yirukana abantu. Rero urumva ko niba birukana azi umurongo yahaye. Yateganyirije umurongo ariko arundi uzana kavuyo mu bintu bye bikamera nk'umuro waka. Amashara bigashemuka ariko ntago twamufatira ngo tuvuge ngo yariye gutya uko ntago tuzi aho yaguye. Aho yaririye ni uhazi. Aho yaririye ni uhazi. Ariko reka mvuge muri uburyo bamwe bagiye babigaruka bavuga ati Samusure nyamara hanze yasanze y'umugore ariko we mu mpamvu yazanye yavuze ko yahunze amadeni. Mumuje ati se byibuza amadeni ushobora kuba ufite nangahe? Aravuga ati amafaranga agera muri miliyoni. Ariko miliyoni enye ntago ari nyinshi zato. Miliyoni enye zigahungisha umugabo igihugu. Okay, biranashoboka biterwa n'urudodo rukuri hejuru. N'igihumbi gituma umugabo yihisha. Ntabwo umunsi wose atasohotse. Miliyoni enye. Gusa wenda ntago mbizi. Turebe niba koko niba arizo zatumye agenda ntago kwaba ari uguhunga. Ahubwo yaba yaragiye gushakisha. Uhunga n'uhunga ahantu bamuhiga karata zahaguruka. Ariko niba baro bashaba inkunga mu gihugu natahe inkunga ziherwa mu gihugu mu mufungurize konte muri beka cyangwa mu mubarize umwishyuza mu mubarize umwishyuza aba ikirega bagihagaritse rero bamwishyure ariko nawe atahe niba koko nta kindi kibazo kibiri inyuma. Ariko nanone niba yarasanze muri sarya nta mugore agiraga nta mugore agiraga Kigali we yaramufite cyo yishakira mu mama tibore ko yari mwiza ne Kigali yaramufite se buriya barajyanye ntago mbizi oya urashaka kuba ari Kigali niba ari Kigali rero ubwo bayegeranye bamwakiraze mu Rwanda bamuyamushyikirize mu rugo rwe narangiza garuke mu rugo ntacyo bitwaye. Yego rimwe na rimwe abantu basabiriza pasiteri iki kintu uze kuza kucyumva muri za gare Nyabugogo tubona abantu babaje hehe na hehe turababona abantu bakavuga ati umuntu ufite amaboko n'amaguru koko nuwo kujya kuri YouTube noneho umugabo akavuga ati mu ntabare ari no kunywa ikintu ari kunywa amakofi. Hari abantu benshi turi kubona hanze badafite n'ikintu. None se waruzi ko haba abakobwa bicuruza ku mihanda hakabicuruza mu mahoteli hakaba n'abagenda mu ndege bose bakora umwuga umwe. Haruzi rero gusabiriza muri gare hari usabiriza muri gare kuko ariho akaboko kagarukira ari ubushobozi bwe bugarukira. Ariko hari n'usabiriza kuri social media kuko azi naho ko usabye naho bikunda. Hari n'uzi gutegarira akajya gusabira mu mahanga bose barasaba rero kuba yaza kuri social media ari no kunywasha ari no kunywa akantu ntuze murajya ngo areke kunywa nakuye ngo arusabira ari muri biro ari kuri machine computer kandi agasaba agahabwa za miliyari z'iki za ntuza za $.
hari n'uwambuka agatega indege akajya imahanga agiye gusaba akavuga ibyo afite byadafite n'amafoto akayajyana. hari n'usaba yicaye rero yicaye mu nzu ye afite icyayi wenda bano ko agaragara afite icyayi bitewe wenda nuko hari hakonje akanywa ka cyayi bitewe nuko icyo yabuze ntago yabuze yo kugura isukari mwumvirize gusabiriza ntago yabuze yo kugura isukari ntiyabuze yo kugura amata ahubwo akeneye ubwishyu bwa miliyoni 4 bwo kugira ngo atahe yishyure miliyoni 4 rero miliyoni ntago igihumbi cyangwa 2 byakubuza kugira gute byakubuza kunywa icyayi ntago byakubuza kunywa icyayi ko ibi bintu bitazoroha cyane ubundi mu busanzwe mu buryo bw'abanyamasengesho kuko hari abantu benshi baba bari ku misozi bari gusenga by'umwihariko basengera ibintu bigendanye n'ubukene n'imibereho ukuntu mu buryo bw'umwuka umunsi ushobora kuba ufite ubutunzi bugashira ari ukugira ngo uhabwe isomo n'Imana kuko wenda bijya abantu babyitara kuvuga ati niyo umuntu adakijijwe either Imana ishobora kumuteza ikintu kijyanye n'igihombo agakina agira Imana igira ngo imurokore cyangwa se akizwe. hari igihe Imana ishobora guteza igihombo kugira ngo igufate kubona ikaguhombya ngigushakira guhombya kugira ngo ikubone ariko n'igihe ushobora guhomba bitewe nuko ekonomi ya itari imeze neza cyangwa se utigeze wariye nabi wasesaguye nabwo ugahomba. hari igihombo gishobora guturuka kuri wowe ukanicuza hari n'igihombo cy'uko Imana ishobora guhombya kugira ngo ikubone byose ni ibihombo. Yego umuntu ashobora gukina biri mu mugambi w'Imana ari Imana igambiriye kugira ngo imurokore. Yego ko yigushakira guhombya kugira ngo kwigara ko baraguhamagaye ukanga yarakuriye ukanga yenzi kagiye ibintu ishyira hari ukaza niyo ukomeje ukensista hari igihe nabwo nibyo ushoyemo nabyo byongera bigashya ukongera ugashora nanone ugashya ko ntawe urwana n'Imana kuko hari abantu benshi tubona kuri imihanda bavuga ati nari mfite ubutunzi bwinshi ariko biranga ndahomba ariko Imana iri kumpombya ngo iranca avugana ubuhamya bubaho koko Imana ihombya abantu bibaho ariko nanone Imana igikora ikosa kugira ngo iguhombye nurangiza ugaruka usabirize iraguhombya ikaguha imbaraga zo mu murimo ugakora kandi umurimo ukagutunga. ishobora kukugara umurimo igakora ariko ikakurinda gukorera abandi ahubwo ikaba yaguha nubwo wacuruza umufuka w'amakara kahandi uri bukinga ukajya kuyikorera waza ugacingura umufuka ukungukamo yo utacuruje ejo niba ari n'imyaka uhinga ukabikora ariko kugeza cya gihe izagukenera mu kujya ku murimo ikakubona cya gihe uvuga ati ngiye ndashaka mwana wajya kunsurira umuntu ukagenda gera ujye gusengera umuntu ufata iminsi 2 usenga ntuzane ibintu ngo boss yanyimye uruhushya ngo ibiki n'ibiki ukabikora rero ijya ibikora n'igihe igukura muri ibyo kabanza ikagushira ahantu kugira ngo ibanze inakwigisha imaze kwigisha rero ayo masomo agera igihe ukayarangiza. Rero ntago amasomo y'Imana tuyabamo iteka. Ubwo bukene watewe n'Uwiteka ntago buhoraho bugira igihe runaka bukarangira iyo wize neza. Ubundi umunyeshuri yari umuswa wagumya dubura ariko yatari umuswa arimuka. Ku ruhande rumwe ntago nshaka kugira ngo ibintu wenda byamakote tuze kubitindaho cyane abamufasha bamufashe n'abatamufasha hari benshi bari kumutera amagambo akomeye kandi asesereza kuko nko muri groupe ye ndimo uyu munsi hamaze kujyamo abantu barenga 600 ariko abantu bamaze gukora fundraising n'abantu 40 abantu bari kugenda bandika muri konti kavuga ati ariko se abantu mwese muri kuza muri no groupe muri kuza gushungera gusa nta kintu murimo murakora cyangwa se abantu bari wenda ku ruhande rwe yavuze ati abantu bige gufasha abantu bakiri bazima kuko uyu munsi wenda amutse yaba yapfuye abantu benshi bari kwitanga bakanamufasha. Uyu munsi abantu batagirira neza Pastor Fana kiriho ariko umunsi yapfuye bakazakora ibintu byinshi bitandukanye n'amagambo ibyo bintu bifata gute ku ruhande rwawe? Numva muri groupe
numva byaba byiza abamufasha akamufasha ariko nanone nubwo bashobora kuba abantu 600 ariko abo 40 Imana ikabakoresha ari Imana ishaka guha umugisha kandi bagakora kuruta nigeze twigeze gukora groupe y'abantu bashaka kujya ngure kamera nta bantu bayigeze batanga ariko wapfucamo abantu babiri bakuze bagina inbox bamaze kugira bangura kamera none urumva se ni beshi buriya abo bose yibwiraga ko ari inshuti ariko nanone hari nabaza baje gushungera reka turebe ko bayamuha hari namenye ko abantu bajya mu magroupe yo gufasha badashaka gufasha ahubwo ategereje kureba umuntu ufasha yarangiza agafata iyo nimero nawe agatangira kumutera shida ntabyo narinzi ariko narabimenye bituma nanga amagroupe y'abafasha uzajya amfasha ajya amfasha ku giti cyanjye nanjye mfasha abarema raporo yego abantu rero babaye babi babaye ingegera babaye batubuzi babaye abagambanyi uranatanga wa muntu ari watanga undi akamuca inyuma akamuca intege ati se buri uramuhaye buri uzi ko ari ubutekamo twabanye barimo baravuga ati nibamufashe akomeze yirongorere muri Mozambique nta kibazo niba gifite ukagufu atarahaga ibya wese ni utabikora wasanga nuwo nguwo ubimubwira ubivuga nawe abikora ahubwo akagomye kubikora wewe muhe biburubanza kuri wowe none umurahuri y'amakara yakumuriro ariko kuruta kumuca urubanza nakora ibyo ngibyo ubwo abo ngabo bafite uzatinya umuntu wandika comment gutyo abafite beef kuri wa muntu abafite ikintu amuziho abafite utuntu bagiye bahuriramo ibintu nk'ibyo byose nano kanga ama comment nashima uhagarara hano kuri kamera akabivuga nashimira wamuhamagara akamubwira aho kwareka muri comment ama email ni menshi yego ku ruhande rumwe abantu barabigaruka bakavuga ati se Samusi ko yari umuntu ukomeye ufite communication n'abantu bakomeye abo bakinanye filime harimo benshi bafite ibigo bikaze binakomeye cyane bafite n'amafaranga menshi kuki atari we yabanje kujyaho by'umwihariko kugira ngo bamufashe mu buryo bumwe cyangwa se miliyoni nke ntanubwo n'amafaranga menshi kurindaho ibintu bibasaga bikagera ku rwego isi yose ibimenye nakubwiye ngo buri mubyizi mukwe nakaba atagize buriya hari igihe ureba umuntu ngo umuntu ni inshuti ariko uzamenya ubushuti bwe mu gihe uzaba ugeze mu bibazo nugera mu bibazo nibwo uzamenya ko ufite inshuti ariko izi nshuti zitubwira ngo sinababwiye umwaka nurangiye izi zicano zanyu simvuze kuri cano zanyu zingahe imyaka nigiye kuba ingahe nzareba nanjye impano ya Noheli arakubwira uzi ko bakubwira turagukunda mushumba wacu ibiganiro uvuga uranyubaka ariko umunwa ngo amazi ngo akanwa niko ngo amatama amasa nasabiri nk'igisigati rero hari igihe kigera kugira ngo umenye inshuti hari ibigeragezo bikuza kugira ngo umenye umuntu ugukunda hari umuntu wavuze ariko bari yaravuze nubwo harimo abamuteye amabuye yavuze ati mu burwayi narwaye mu kigerezo nahuye nacyo muri accident nakoze nta muntu nabonye nta muntu turi kumwe usibye imbwa yanjye utekereza ko yagiye kuvuga ngo imbwa ye arwajwe n'imbwa yorohewe cyane ukabonaga hari abantu bamukomeraga amashyi cyane hari abantu ariko atigeze babona ubwo si iyo umuntu arinze kuvuga iryo jambo dutera amabuye ngo urivuze cyangwa dutera amabuye babandi bamubeshya ko bamukunda utamukunda rero ni ukuvuga ngo hari ibintu biza kugira ngo byerekane koko niba uri inshuti yanjye magara niba uyu munsi ndiho nzamuka ubu ngiye gusengera abantu natangiye amasengesho yo gusengera umuntu wese nziranye nawe ku buzima bwanjye tuziranye musengere nawe rero gira ibyo ukorera abandi niba udashoboye icyo ushoboye n'inkunga y'amasengesho nayo icyo ushoboye iby'inkunga bifate kubikore ubifashe n'abandi ufashe n'abandi rero abavuga ibyo byose kuba yaraziranye n'abantu bakomeye barakomeye ariko bakomeye ku giti cyabo yaba ari n'abazi ko n'abakire bo badatanga abakire nibo badatanga nibo barira nibo bataka
kuko ibyo bafite nabo babimeneye amaraso uzi se ubutunzi afite rabukuye wena nawe ni mujura wena nawe yaragambaniye wena nawe ni banke Rambere none se arafata amafaranga ya banke yaguheho ntabwo yaguhawo rero kuba aje hano nuko abonye guhora yihishahisha byanze rero numva atari ikibazo buriya hari ikibazo umuntu agira kimera nk'uburwayi ubukene ni indwara iza mu muntu cyane cyane iyo uzwi wari uzwi uri umusitare uri umuntu umenyerewe nka kuriya natwe ubwacu turi abakozi Imana duhora ahangaha ku makamera hari ikibazo nshobora kugira hari n'icyo mfite batazi ariko ugira isoni zo kuba wakivuga ugira isoni zo kuba kuko nubivuga bareta bavuga ngo ibi nibi ariko ukarucuka rumira ugaceceka rero nabure yarabitsa arabikagezaho byenda niyo muntu abantu benshi birukanka bafite uburwayi budakira indera mu ari musanga abarwayi bafite ibibazo byo mu mutwe benshi kandi ugasanga ni abantu bakiri bato kweki yazamukanye ubuzima buramuvuna rero hari igihe ubika ibintu nabwira umuntu ugerageza usuze mugenzi umubaze ngo amakuru umeze neza undati yego nurangiza umubaze umeze neza unamubaze n'ikitari cyiza kikubwire unamuganirize nabyo byaba byiza kuruta kwaterana amagambo kuko uyu muntu uriwo uvuga ngo yaraze nawe ntabwo yagomye gukora ibi ejo nawe hari ikintu uzahura nacyo kandi uzakenera abantu muri societe hanyuma se ejo nitugusanga aha tuzakwirengagiza nidusanga wiciwe n'inzara hariya tukwirengagiza ntibikabe umuntu uri mu kibazo ntabwo akwiye guterwaho amagambo kuko n'amagambo banashobora kumubwira bashobora gutuma niyahura ntabwo bikwiye rwose abantu bavuze ati gusa musure mushobora kubona nuko Imana yamufashije akavuga ubundi yanakiyahura abagabo biyahura kubera amadeni cyane deni kandi deni ni ribi niyo mpamvu biriya ivuga ngo tukagire undi mwenda tugira usibye urukundo nta mugabo utagira ideni nawe urarifite amadeni turayafite nta mugabo utagira ideni pastor ntabwo nshaka kugira ngo tuze gutinda cyane ariko nzi ko uri inshuti y'umunyamakuru witwa Manirakiza Theogene umunyamakuru wakoreye Ukwezi TV umunyamakuru wa inshuti yawe kandi n'umunyamakuru nabonagaho ubunyangamugayo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi betse ko akiri n'inyangamugayo wagiye gukurikirana cyangwa se n'urubanza rwe rwagiye rugera kuri social media mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ndetse na mbere y'uko ajya imageragere hari urwandiko yasigiye abakunzi be by'umwihariko avuga ati umuntu wese uzi ko namugiriye neza namugiriye uzabyibuka azayiture abana banjye cyangwa se umuryango wanjye kuko ngiye imageragere ntabwo nzi igihe nzamarayo arwandiko urubona rwa Theogene ya ruteye agahinda ni nko kuraga yari yihebye gereza si ikintu damu ntabwo ari ntabwo babyoroshye rero yari yihebye araraga aravuga ati umuntu wese nagiriye neza cyangwa icyo azandera abana kandi koko afite abana batoya numva nabibonye rwo birambabaza ariko nzi ko Imana izamurwanirira ni inyangamugayo ngiye nta kintu muzi ubunyangamugayo kandi nzi ko kugeza uyu munsi aracyari umwere yahawe imbabazi mu rukiko n'uwamureze ariko azitesha agaciro avuga ati urampa imbabazi z'iki kandi njye nta cyaha nagukoreye ahubwo wakavuguruje imvugo ukavuga ko wambeshyeye imbabazi arazanga yazimuhaye se yazimusabye ntabwo yari yamusabye nizo zimuheraga iki nyuma y'iminsi ngahe ni za nyirarureshwa nyuma y'iminsi ngahe uwamujyanye mu rukiko ngo iki kagira inkuru rero ngaho zibwira by'imihanda ntabyo mbizi uwamureze ejo yaniriwe mu masengesho uwamureze nitwa Nzizere Mabure yamuregaga ko hari inkuru yamuherezaga zimukangisha yakatiwe igifungo cy'imyaka ingahe ntari buze kuza kuvuga ko nawe ashobora kwerekeza imageragere agasanga yatewe yanditse urwandiko mbere y'uko ajyayo rero Theo yanditse urwandiko ruvuga ngo munderere abana
Theo yagiye Mageragere none ajya Mageragere undi nawe yari ari hanze na n'ubu umunsi acyari hanze kuko bamukatiye ejo atekereza byarabaye ejo ukiko rwaramukatiye ejo umva n'urundi rubanza yari afite pembeni nyuma utandukanye nyine nanjye ndonda kwereka Theo ndashaka izandiko ebyiri Theo yanditse urwandiko ashinganisha abana bamurera abana undi nawe yanditse urwandiko amuha imbabazi ariko rumutegura ngusiga atanze imbabazi mbere ko agenda ati muhungu wanjye ngwaye imbabazi kuko nanjye ninjiye aho winjiye ntumbaze impamvu yatanze imbabazi ni uzizi ntago tugiye kuzigaruka niyo mpamvu bira byose bari by'urukiko ariko ntago imbabazi utasabye ntabwo nese yamwizera ate kwa muhaye imbabazi nubundi yaragiye agiye gufata amafaranga agahinduka ko ari ruswa rero buriya hari igihe buriya bidusaba kugira amacenga buri kintu cyose buriya yagize amacenga uyu muntu umpaye imbabazi ntazimusabye kandi yarambwiye ngo ngwino dusinye kontra yarangiza agahita avuga ngo namwatse ruswa atereka mbe ndetse n'ubundi uzabikorere mu rukiko yari ategereje iby'urukiko ni byiza ko Theo yategereje kugira ngo ubutabera aribwo bumurenganura kandi koko niko bimeze baravuga ngo hari abagabo ntihagwe ibara umuntu yageze mu rukiko imbere y'abacamanza bamuciye urubanza bigakemuka neza no kumusengera igifungo ntabwo wabyoroshye turamusengera kandi ndamusengera Theo ni byiza pastor reka tugushimire cyane ariko dusoza nubuhe butumwa waha Samusuri muri ibi harimo bitoroshye cyane nubwo intosho ziri kumugwaho sinzi cyari buzisamisha Samusure uriya mugabo avuka muri Israel yo mu Rwanda rero agataka ko muri Israel yo mu Rwanda ko bo hakurya Nyungwe yigeze kumenya Imana nayigarukire hanyuma ikindi nuko atakwita ku ntambara zose warebe icyo arwana nacyo niba ariko kuri kwe ifite ibibazo bye ntite ku ntosho z'amagambo bamuvuga icya kabiri kandi akomere yihangane hanyuma ubufasha bwose azakira azabushime kandi azabukoreshe neza bwaba buke bwaba bwishi buzakanga kaba gace ariko kanga mujjo ni kanga mukano kazagira icyo kagabanura kandi ubuzima bukomeza abantu benshi bagaruka kavuga ati se uyu muntu uri gukorera ibiganiro hanze y'igihugu ntago ari kuza kwicara kuri kamera ni kuri video call yaje mu gihugu abiganira akaba yakora wenda n'uwo wagiye kumurega nta uko wenda bakamuha amasezerano y'uburyo azishyurwa ariko agataha mu gihugu none se Damuru nyine ko mama yashaka kugira ngo iminota yiyongere arajya kuri kamera muri Mozambique ze arajya kuri abari muri Mozambique yatashye mu gihugu aratahanwa n'icyo udafite miliyoni zinga arabona mutegera muzane rero ko se kuki umuntu ataka nimo mutabara ubwo mukagumya kumworeza ibibombe nyine yatatse ngani mutegera indege ataye muri aya muri mwegeranye murakuramo natiki mucyura niba mufite impungenge ni muyegeranye none murangiza mumubwira uti taha turayaguhera hano sawa andi barebe kata nataye hari ikibazo basta reka tugushimire cyane wakoze kubw'ikiganiro uduhaye uyu munsi kandi dushimire cyane by'umwihariko abantu badukunda bakadukurikira kuri Pastor Fanny Official tabwire ngo nibakore subscribe kugira ngo ibintu byose bibashe kugenda neza cyane ubundi uyu mwaka tubifurije kuzawusoza neza kandi bagatangira 2024 bameze neza cyane dukeneye ubutumwa bwaya meza vuba hanga ubizi se ubu tuvuga ati igihe Imana hari ibintu iri gutegurira abantu bayo urabizi ko Imana impa ubutumwa kandi nkabanza nkasenga kugira ngo ibugenzure neza kugira ngo butambuke bimeze neza burahari ariko ndacyabusengera kugira ngo dutegurira amasengesho y'abantu tubasengera no gusoza umwaka neza cyane rwose tuzagenda n'igihe Satani ari gushaka amazina yacu atagomba kuvamo tugatamba ibitambo by'imbavu no kwegera Imana no kubana n'Imana iteka yego ni byiza cyane rero tubabwire ko gahunda zose muzajya muzikurikira nimero ya Pastor Fanny niyo ngiherwa na 604 ushaka kumuvugisha igitekerezo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ushaka n'inama wamuvugisha kugira ngo byose bigende neza cyane turabakunda Imana ibahe umugisha murakoze